gukomera ariko njewe nzi kuvuga igiswahili kandi urukuvugira ikinyarwanda kunsubiza mu kinyarwanda ngo uvuga igiswahili gusa nje kimi nasikia sana kabisa Kiswahili nicyo se wumva neza ndio habari yako mzuri unasikia je nasikia mzuri na gizi hali tuko ndani tunaishi mzuri uko unafanya kazi ndio unafanya kazi gani mimi natumika kazi ya kusaga buliga kusaga buliga maana niko mtu menye inka nose ifite inka n'abashumba nabo kuna abasirikare si bajyaga kuziragira n'abasirikare baziragira turebaga n'abasirikare wacu imarehe bazanaga abasirikare nuvuga mu inga zawe zandiri imirima imyaka bakabwira umushumba mu ndio hakuna shida sie tunabambia hivi papa mbona mumeleta ngombe mumezichunga mu mimea yetu na ngombe ni faida yako mie haiko faida yangu ya mie mkaaji anamwambia kama uko na ona tuko tunakuharibishia wewe ndo ujisha hii shamba upate franga juu kwa na churuza ukule na sisi tunaona hatuwezi ujisha shamba juu tuko na watoto na unataka nini sisi tunataka batutoshe zile ngombe ubie batulindie na sisi tunafurahi tunasema kumbe walikuja tuchunga mzuri lakini bakishafika wanaingia mu mashamba ngombe zinaingia Sendo rero uyu musozi hano tubona hitwa ngwiki hano umusozi hitwa kwa Madimba Madimba ubundi ni muntu ki yakoze iki ko numva muvuga cyane hano Madimba reka twongerero tubasuhuze cyane tubahe ikaze n'ubundi muri aka kanya nk'aka ngaka rwose aho noneho kera kabaye tubageje kuri tere nkuko bibona rero ubu mukimara kubona iyi misozi iri imbere yacu uba mbere muvukira rwose muri aka gace mudukurikiye already mwamaze kumenya aho duherereye gusa ntago tuje kubicisha amatsiko kuko n'ubundi twaje hano kubera mwe ariyo mpamvu muri aka kanya duhita tugomba no kubabwira ko rwose ubu tuvugana turi muri Sake rero Sake nkuko mubizi kakaba ari agace kamaze igihe kitari gito rwose kari kuberamo imirwano ngaho rwose ambushi ngaho imodoka za FARDC zajemo M23 ari hano haruguru muri umusozi wa Madimba ukagira gutyo kumva rwose ngo igifaru baragiturikije donc na ahantu habaye intambara ku buryo rwose uragana n'abaturage bakakubwira ko hano n'umudamu ngo ashobora kuba rwose azimbunda rwose ku buryo bukomeye cyane wenda mbere ko twinjira mu kiganiro cyangwa se makuru mu buryo burambuye kuko turaza kugenda tunaganiriza abaturage reka tubanze twakire n'ubundi Vincent murabizi ko iyo twageze kuri tere already akenshi nakunda kuba hari Vincent reka nongere nkwifuriza umugoroba mwiza ku batukurikira n'umugoroba ngo barimo baratubana ni mu mugoroba nawe reka nkubwire ngo umugoroba mwiza barakoze cyane naye reka nkwifurize umugoroba mwiza hano muri Sake hano turi hitwa Macha Sake ni umudugudu wa Macha Sake urumva ko abantu batari bawuzi bawumenye niho tugeze n'ahantu habera urugamba rukomeye cyane nk'uko wari ubivuze iyi misozi yose igaragara itureba yabereyemo ikintu bita urusasu hano hari umusozi cyane twakundaga kubwira abantu ariko abantu umusozi batawuzi ni umusozi twavanywe no kwa Madimba umusozi wari urimo ngo icitwa ngo ni 3 antenne uyu musozi rero ndagira ngo kameramani awereka abantu kuko uyu musozi ni kenshi hari abasirikare b'M23 bafata Sake bagera hano muri Sake uriya musozi niwo babanje kugeramo bawumaramo igihe kirekire ingabo za guverinoma ziri hano mu centre bo bari hariya hejuru urumva intera iri hariya ndetse n'ahangaha ibifaru babiterekaga hano byirwaga biri kurasara muri ziri antene bari kuripura bari kohereza amakompora ariko bamara kuripura Vincent bakazamukayo n'amaguru ngo bagiye kureba ko bamaze kurangiza akazi ariko icyababagaho bazisigara bagifatisha amaboko abiri rwose nayo abantu bahano urabona yuko barebye mu maso ubona kuko barabarwanyi hari umuturage twaganira arambwira ati nagurike ubona abo baturage ati ubusanga hari umuturage ugiye ufite akabunda imbere yiwe ugatwaye buri utabimenya ariko M23 ubu ngubu igenda ibihindura igenda ikora isuku ku buryo mw'iki gihe batapfa kongera kuzitwara atari ko hano habera urugamba rukomeye cyane ati kuko hari hejuru ubona kuri 3 antenne ati M23 kimara kuhafata yarahagumye ikagira ipurira hano mu centre ya Sake cyane kuri ya biro wabonye tuvuyeho yitwa Macha Sake ati nono ibifaru bya FARDC ibifaru
basirikare b'abarundi nabo hano bari bahari benshi Wazalendo ndetse n'abacanshuro babonye ahantu babaga hano hirya za Mubambiro ati bose barabafashaga kuripura barasakuriye musozi ariko M23 biranga irahabaka n'ubundi irahafata ati abasirikare bakwira imishwaro Abazalendo barirukanka M23 birangira igeze muri centre. Ni ikiganiro Vincent tutari buze gukora ngo tuciharire kuko urabona ko umutekano ubu umutekano abaturage hano murabona ko isoko ryaremye ikigaragara cyo buriya tugomba kuza gushaka n'abaturage tukabaganiriza bakatubwira umwuka wo muri iki gihe M23 ariyo irakontorora iyi centre ya Sake cyangwa se ahantu ese bimeze bite gusa icyo nabashe kumenya haro twaganiriye n'umuvunjayi yambwiye ukuntu ngo Wazalendo ngo donc ngo ntawabikaga ifaranga aho hantu ntago byabaga bishoboka ati barazaga waba uri kuvunja bakaza dutwara kuvunja twose bakikorera donc hari ibibazo byinshi bagenda bakubwira byo Wazalendo yakoraga ndetse n'izingabo za guverinema ugasanga ni ibintu nyine bigucanga cyangwa se biri gucanganyikisha abaturage ku buryo buri hejuru cyane. Vincent, ikiganiro cyacu nifuza ko ari ikiganiro tutakora duhagaze ahantu hamwe tugatembera mu bice byose hano Sake ko tukarireba uko rimeze tukagera naho bita ndashaka kugira ngo tugere ahantu bita mu Kimoka ahantu zangabo za Monisco zari ziri batangirije icyitwa ngo ni Springbok. Buriya Springbok ni operation bakoze ni operation Springbok igihe Kongo abakongomani bari mu myigaragambyo bavuga ngo bagiye kwirukana Monisco muri Kongo barabateka tubirukane none natwe bagenda batuvire mu gihugu kuko turabaranga ntacyo bari kudufasha none Monisco irareba ibonye ko bagiye kuyirukana ihita itegura ikintu cyo kugira ngo ikinga abaturage mu maso iravuga iti reka tubereke ko tugiye kubafasha urugamba guhangana n'uwo bitaga umwanzi icyo gihe rero bahita bahimba icyitwa ngo ni Springbok M23 ari aho ngaho yari ruguru gato cyane mu Kimoko aho ngaho mu bipangu mu bikuru byo kwa Elize hejuru ari oya hano kwa Madima ntabwo bari bakahageze noneho bahita bajya aho ngaho hitwa mu Kimoka ngira ngo tujye barangije baravuga ngo aho niho bagiye gutangiriza operation bise ngo barice bakora inama ati natwe turayitangije tubara barabati tugiye mu ntambara noneho tugiye gukora icyitwa Springbok aho rero Springbok yatangiriye niho ngira ngo duhere katuhage naho turebe abakunzi ba Eugene Official kugira bahabone banahamenye bamenye yuko twageze mu bice byose byagiye birangwa n'intambara ikomeye ndetse n'ibitendo bitari byoroshye. Yes, ubwo rero kuri gahunda ya kamera reka dukomeze tugende tuganiriza n'abaturage. Abamama mumeze mute? Mumeze neza? Mutubwire ubu tuvugana ahangaha turi ni muri Sake. Ese uko umutekano umeze mbere yuko M23 igera hano uko wari umeze nuko ubu tuvugana M23 irimo hano ahangaha umeze bitandukaniye he? Bitandukanye kabisa. Aho bitandukaniye neza tumeze turi gusinzira muri gusinzira none se ubundi ho ntago mwasinziraga ndamasasi mari kuvuga mumpere mikoro iyo umumama ndamasasi mari kuvuga kabisa nta masasa neza tumeze neza twashimye none se amasasi yonyine niyo yababuzaga gusinzira amasasi n'abajura bakakubita amasasi tukakumva amasasi hino nijya ibibombe bikagwa tukiruka twarutse mugunga ariko ibibombe byari by'intambara ndagira ngo tubwire muvoma ndashaka ngo mbwire muvoma zingabo za M23 n'iza Wazalendo hano muri iyi santere ese urabona ubigendanye n'umutekano hari abo bagiye batubwira ngo barabamburaga ngo Abazalendo ngo baramburaga ngo ariko ngo ntibambura barabamburaga nibyo ngira ngo dusobanurire baratwambuye cyane Abazalendo bamburaga ibiki ibintu byo mu nzu n'amafaranga no kutwagarika muzane amafaranga no kingura amazu muzane amafaranga gutyo ariko mishirini yageze hano tumeze neza kabisa yarahagaze nta kibazo yarahagaze nta kibazo turi kusinzira ubu nta muntu n'umwe ushobora kukwambura hanyuma hari amakuru tugenda twumva hirya no hino bakavuga ko ngo hari aba FDL baba barakwemo uniform bakaza bakirwa biyicare nkano rwose batembera nijoro cyane cyane kunda kuba igoma haba nijoro na Wazalendo twebwe sasa turi muno musantre turi kusinzira neza none se ntago nijoro bajya baza bakabatesha umutwe abajura bari bakavuga ngo kingura zana amafaranga ntabo
bamwe inzu zimwe bari kuzinguruza ariko ndarikana barazi mwino misi oya mwino cyumweru oya mu minsi yashize byaraba okay ni iki musaba M23 kugira ibafashe ni namahoro tu ni kuzana tu amahoro tu turi kusinzira twara abashimiye kyanye twebwe mwebwe uruhare rwanyu nure kugira ngo uwo mutekano musigasire tekano tusikie pati umutekano wanyu security kabisa muri kuikora neza toshimwe tu nende hanyuma Vincent hano tuvuye n'umusore ndabona we avuye mu kazi ariko ibyo byose ari kubeta komera mu wanyu wanyu gukomera ariko njewe nzi kuvuga igiswahili kandi ukuvugira ikinyarwanda kunsubiza mu kinyarwanda ngo uvuga igiswahili gusa nje kimi nasikia sana kabisa Kiswahili nicyo se wumva neza ndio habari yako mzuri nasikia je nasikia mzuri na gizi hali tuko ndani tunaishi mzuri uko unafanya kazi ndio unafanya kazi gani mimi natumika kazi ya kusaga buliga kusaga bulika maana niko mtu menye musaga mtu wa kutumika kazi ya bunga shuwa ba mama wapate giza kukula unaona situation ya hivi nani M23 inafika hapa si vous comparez avec la situation d'auparavant au moment où les FARDC étaient ici comment vous analysez la situation okay selo gizi tunaona tunashukuru kwanza juu gizi tulirudia kwanza huku kwetu juu sawa wazalendo walikuwa hapa ndio tulikuwa na seka kama tushakimbia hapa na tulikuwa na hatuwezi tena fika hapa Sake hapa Sake ukakutana kabisa hii mwaka ilikuwa imeisha kulikuwa ukopori ya mingi mesa M23 iliingia na wakatuambia turudie nyumbani kwetu tukarudia kabisa na hakuna tatizo yoyote wale tulipata hapa tuko tunasinzia usalama tuko nayo na hatuna hata na ubaguzi maana na ubaguzi yoyote hakuna hayo kabisa. Ulirudia lini? Tulirudia ile mwezi wa kwanza de janvier ya huyu mwaka ndio au mwaka 2025. Okay. Vincent reka dukomeze nandi yatwerekeza ahantu hita mu Kimoka abaturage bahano urabona ko banezerewe bameze neza urumva ko ikintu kijyanye n'umutekano bose bari guhurira ku kintu cyo kuvuga ko umutekano umeze neza ubwo rero arabona avuga ko umeze neza tugerageje kuvuga ibyo yaravuze mu Giswahili aravuze ati ngiye nkora akazi ko gusya ibiheri ni ubugari tugereranyije rero n'igihe M23 yari itaragera hano ati hano umutekano wari umeze nabi atari ku iki gihe M23 yageze umutekano umeze neza ati twebwe twari twarakuye mu byacu n'intambara ariko mw'iyi minsi tumeze neza ati nta kibazo dufite umutekano urahari aturaganje turimo turakora ibyacu kandi neza tumeze neza urabona ko hano abamama barimo barasya ubugari barasekura se twabavugisha reka tureketse aha ngaha turahava reka tubanze tujye hirya twerekeza kwa hariya mu Kimoka kuko ndashaka ngo abantu babone umuhanda iyi ni route n'umuhanda uyu n'umuhanda bura ni route principale uva Goma ukomeza ujya uyu muhanda ujya he uyu muhanda ugeze za Kicanga uturutse ujya Kicanga ariko urabona ko abaturage nyuma y'igihe kirekire intambara n'iki nta kintu bavuga ko uvuye hano Sake urebye M23 yahagereye hashize nk'amezi angahe hasize amezi 3 saa 3 se nta 3 gusa ararenga 3 cyangwa ni 4 ariko urabona ko abaturage ubundi ubuzima bwarongeye buragaruka ubuzima urabona ko bari gukora transport zirimo rwose roho ziri mu mubiri muzima roho nzima ubuziri mu mubiri muzima ntabwo wavuga yuko abaturage hari ikibazo bafite cyakoze icyo nabonye cyo bakeneye ibarabara ubonye ko bakeneye ibarabara hanyuma ndagira ngo noneho sasa twegere tugere hariya ahantu tubanze tubaze ku bigendanye wenda n'abaturage bari mu bikorwa by'ubucuruzi kuko urabona haratuganirije umusyi atubwiye uko umusyi ni umusyi none ntarimo arasya umusyi ibyo atubwiye reka turebe nabo mu maduka twumve niba batabakinguza kuko urumva ko hamwe na hamwe bajya bagira gutya ugasanga ngo baraje bakagira gutya bagakomanga ku ngo zimwe na zimwe nk'uko uriya muturage atubwiye mukecuru avugaga yuko ngo mu bihe bishize nk'ibyumweru bibiri bishize menshi cyane kuko iyo urenze hano ku Makawa gato nibwo uba utangiye kurira ya misozi ya hano kwa Madimba
kwa Madimba rero ni hariya imbere na hantu rero n'ubundi turimo turagenda dusatira n'ubundi wa musozi wo kwa Madimba wabayemo M23 igihe kirekire itegereje rwose ko yamanuka muri uyu mujyi wa Sake, ariko bavuga bati mbere yo kumanukamo tugomba gutanga umuda cyangwa se umwanya abaturage rwose bakabanza bakavamo bagahigamira kugira ngo FDL zitakuza kukuza mu by'ukuri zibarasa. Aho hantu niho nshaka ngo izo ndake batinzemo, kuko icyo gihe barabasheringaga Vincent ibifaru bya guverinoma byagara muri centre ya Sake bigasheringa mu uyu musozi uyu nguyu nduzi hejuru ya kirakiza ari naho twanoze tubereka turi mu centre. Ndagira ngo tuwinjiremo, ariko mbere ko twinjira muri izo ndake narigize ngo tubanze twereka abantu bita ku makawa. Ntekereza ko abantu benshi bumvaga turi kwango ku makawa, ariko bataramenya ngo ku makawa nihe. Ku makawa n'ahantu havuzwe cyane, habereye ibitendo bikomeye. Wazarendo niyo ihazi kuko yahuriye n'uruva gusenya, bihaye kugira ngo batake M23 bashaka kuzamuka. M23 ibavuza amasasu n'amabombe. Aya makawa niyo abizi, niyo mpamvu ubona n'ubundi abaturage baziretse bagize ubwo baravuga bati turebe ibyo Wazarendo yahuye nabyo mwaya makawa ntabwo tuzongera no kwirirwa tuzikorera katuzihorera. Amakawa na makawa ngo ku makawa nababwiye turagenda mpaka tugeze n'ahantu bita mu Kimoka. Ibyo turibuze ko tugiye kurira mu Kimoka nuko ari ahantu n'ubundi batangirije operation aba Monisco bise ngo Springbok. Ndashaka kugira ngo tugende tureza ndake ya mifu hose hari amateka bazi n'aya mazi, ariko kameramana yabereke kugira ngo bamenye ayariyo. Gusa ariko bamenye n'ukuntu hano hameze. Gusa ariko ikintu nabonye nuko umutekano wo urazimbye. Mugana wo umeze neza. Uvuze ngo urazimbye bagira ngo uravuze ngo urahenze. Umutekano hukura umeze neza kuko abaturage urabona bavuga bisanzuye. Turimo turagenda twisanzuye nta kibazo. Hari umuturage wambwiye ati imbere ntabwo ari kuza hano uhatembera gutyo kuko ugenda, ntabwo ari kugenda gutya kubera yuko ya Wazarendo yaba FDL ntabwo ari kubakira. Byabaga bikomeye, ariko muri iyi minsi umutekano umeze neza. Niyo mpamvu natwe twaje kugira ngo turebe koko tubwira abantu kandi duhari, tubwira abantu duhari atari ukubivuga tudahari. Iki ni ikimenyetso kikwereka ko umutekano uhari. Niba natwe twabashije kuhagera tukaba tuhari abantu bakaba batubona, ni icyerekana yuko umutekano uhari kandi unyaye nyine wa mugani. Andi makuru nuko nakubwira yuko k'uyu munsi village bita Rwinga muri sheferi ya Rwinja ubu M23 irimo ngo irahegera muri teritwari ya Mwenga. Aba FARDC bari hano mwa bino bice. M23 guhera saa 4:30 yabakubise ishuro baragenda, ubu bahunze kano gace kegereye ahangaha bita Ruciga ngo hakize ku mabuye y'agaciro cyane. Aha ni muri Sud Kivu, abantu batari bahazi bahamenye. M23 ngo irimo irashaka kwigarurira kano gace nako kuva mu gitondo hari imirwano ikaze. Twakomeza fighter. Yes, hano hari indi nkuru ingezeho birumvikana nubwo turi muri gahunda yo kubereka umugano wawe ibyo bice n'iki byose na hano kuri tere, ariko ntabwo nkizi nkuru n'ubundi tugomba kugenda tubabwira kugira ngo hano ngo abo mu shaka rya Giseke daryo UPDF oya Giseke ni PPRT ni UPDF nari mbisomye nawe ngo ni UPDF emyetranyije ngo n'igisirikare cya Uganda IDPS. Hanyuma bati twasanze uwahoze ari perezida wa Kongo Mobutu yari umunyarwanda. Abyo nabonye IDPS bivuga yuko Mobutu yari umunyarwanda, ariko ni bya bindi bya propaganda yabo kwerekana ko abanyarwanda ari abantu bagiye bakorera intambara zo bari kurwana urw'amasasu rwarabatsinze. Bigisigaye none ni ukurwana rw'iki ni ukurwana nk'urwo ngurwo nyine rw'amagambo. Ahasinda izi ndake n'izahe buriya izi ndake ndabona arizo bita Ruhirhi. Na hapfuye abantu barenga 25 mu gihe bacukuraga amabuye y'agaciro. Aha rero ni mu binombe buriya, mu binombe byabaguye. Yes, ubwo rero tugiye gukomeza urugendo rwacu cyangwa tubanze twapudetinga abantu dukomeze tujye mu ndake tumaze kwa pudetinga. Ikindi nuko ibiciro by'umuriro w'amashanyarazi mu mujyi wa Goma byakubiswe hasi, byagabanyijwe nk'uko bitangazwa n'abantu batandukanye bari mu mujyi wa Goma. Byagabanutse ibiciro turaza kubasomera mu kanya, ariko
barimo baratangaza ko byagabanutse. Ikindi nuko turaza kujya tubagezaho mu camake ikiganiro Corneille Nanga yagiranye na Steven Wembi. Cyose turaza kukibagezaho uko kiri kose. Ubwo rero twakomeza tugakomeza imbere, cameraman ubwo nawe agomba kugenda rwose noneho adukurikira, tugakomeza urugendo rwacu tukajya mu ndake, tukajya harara rwose mu makawa, tujye mu ndake. Aya makawa tuyavemo. Urabona kagakona ariko ni inkoni yo kugenda mu ndake, ntabwo wagenda mu ndake udafite inkoni nk'iyi. Ducunga neza ariko utashobora kugenda mu ndake kuko ushobora kugenda ahantu. Ndimo ndabona n'amateni atoroshye, ndimo ndabona n'amateni, ndabona n'imyenda ni ya mugani ngi ikora ariko yegure turebe. Yegure hano nizi akambabarije. Birashaje, birashaje. Inkoni ntukoreho. Abaturage muvoma zo ni muvoma nta kibazo, amahoro n'amasuka. Yego, ariko menya wa musozo kwa Madimba bawuhingamo. Uko urabona abaturage barimo barerekerayo. Ntabwo barekera urumva. Nubwo Mandimba bamuzi bo byinshi bitari byiza, ntabwo barekera ngo bave ngo bore kuwuhinga. Bagomba kuwuhinga bakabyaza umusaruro, inzara ntibice kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi batazajya bavukora ikintu kibi kubera inzara. Nuzi ko umuturage ushonje buriya no kumuyobora biragorana, ariko umuhaye umutekano agakora ibyo ashaka byose ku buryo ibintu bigenda neza, cyabura ibintu bigenda neza. Urabona hano isoko rimeze neza, isoko rwose baracuruza amateke. Tubire hano tubirano amateke se ni amateke. Wakese nari nyamenyera ariko mbonye wamugana mwiriwe. Aha Kinyarwanda urumva ko bakizi, bakivuga neza. Mama wiriwe, amakuru ni meza. Niko acuruza sombe na bisijuma. Kuko bien. Sitayo akingire Kiswahili. Kuko bien. Si Kiju? Unasikia vizuri? Niko asikia bien. Yako unafanya nini? Mie ninachuruza miwa na bisamunyu. Una biashara? Njoo yenyewe niko achuruza. Vinaendeka vizuri. Na security inaendeka. Nayo iko bien. Uzi Kinyarwanda neza ninde? Kinyarwanda urakizi? Ni sawa. Aha mbwira. Hano uyu musozi nuba witanga iki? Ngende umugeni wacu ni Rucuro Ndabwarina. Ahase kwa Madimba arahariya? Urahazi? Muri ya ruguru. Bahita ngo iki hari? Kwa Madimba. Madimba ni muntu ki? Ndabwo tumuzi twumvaga iryo zina gusa. Umaze igihe kingana gite mwakano gato? Turi kuhamarana imbarameza 2 n'imbarameza 3 aho dutahiye. Wabaga hagana neza? Kabaga imugunga. Wabaga imugunga? Nyuma yuko utashyize wageze hano sawa. Bwana mbega buno uko biri hari sawa. Nta mutekano mucyo gihari nka mbere? Bazarendo zigihari n'ama FDL. Dufite umutekano. M23 mubanye mute? Turi sanesi ko dutahaga ku mahoro. Utaha? Ku mahoro. Ndakibazo kirimo. Abagenzi banyu basigaye mu nkambi wababwira iki? Ndabandi bagisigaye twese bose baraje. None bavuga yuko hari abantu bakiri mu nkambi ntabwo ari byo? Ndabona twese twaratashye pe no kubeshya buri muntu yagiye arataha iwabo. Ubuzima burimo buraza. Uri kuza icyo dufite n'inzara gusa. Inzara irimo iraterwa n'iki? Yuko twari turi mu buhungiro. Ntabwo muratangira guhinga se? Niho dutangiye guhinga. Murasaba iki M23 yabafasha kugira ngo iyo nzara mubashe kuyishira? Nimwe mwamenye uko ndumwadufasha. Twebwe ntabwo turiho, twe turi abanyamakuru. Wowe urasaba iki, urabasaba iki? Mbaduhereze badufashe ku byo kurya ndabindi ubwo zigiye tuzezereza natwe. Ibyo kurya? Gusa urumva umuntu ureba ukuntu ngana uri umuntu mukuru ukwiye gukora, bagakwiye kuba bagufasha kubona umutekano kugira ngo nawe ukore ibyo kurya ubibone. Umutekano bakaduhereza n'ibyo kurya twamara kweza umutekano kukaendelea. Urabona byava ese? Kandi ngwino tuvugane. Ndaweza kuyasema kila mtu na hitaji yake. Kuya. Ndio, kila mtu na hitaji yake. Habari mama? Nzuri baba. Uko nasema nini? Mimi niko nasema hivi, umetuuliza ase kama tuko na mutekano gani? Sisi tunasema nda mutekano go tufite kubera turi guhinga bagashira mwinga zikabijya tukatahira ho ngaho. Ni bande bazishyiramo? Na ni bano bari abashumba bo bazanye abakina nguvu nibo babashizemo turi kuhinga mu mirima yacu bakazaninga bakabira. Abo muri 23 bazanye abashumba bafite inka none zibarira imyaka? Ningo kabisa. Iyo mubwiye abayobozi bavuga iki?
none wovuga iki kuba kugiraga munushi inka none sifite inka n'abashumba nabo kuna abasirikare si bajyaga kuziragira n'abasirikare baziragira turebaga n'abasirikare wacu imarehe bazanaga abasirikare nuvuga mu inga zawe zandiriye imirima imyaka bakabwira umushumba ndio hakuna shida. Sie tunabambia hivi papa, mbona mumeleta ngombe mumezichunga mumimea yetu na ngombe ni faida yako, mie haiko faida yangu ya mie mkaaji. Anamwambia kama uko na ona tuko tunakuharibishia wewe wendo ujisha hii shamba upate franga juu kwa na churuza ukule. Na sisi tunaona hatuwezi ujisha shamba juu tuko na watoto. Na unataka nini? Unataka? Sisi tunataka batutoshe zile ngombe. Ubie batulindi, batutilie security bachunge zile ngombe zabo mzuri. Wewe unataka? Nataka wafanye nini? Mimi ninapenda kama zile ngombe bazitie pembeni. Bako na chunga pembe, achunge pembeni, basizitie mu mimea, juna sisi tuko na faida ya zile ya ile mimea. Sasa yenyewe tutakomalisha tunakomalisha watoto wanakula bia na sisi tunafurahi, tunasema kumbe walikuya tuchunga mzuri. Lakini bakishafika wanaingia mu mashamba, ngombe zinaingia mu mashamba na sisi pale ni hatutafurahi, tunabakia tuko na huzunika. Ziko zinafanyia vibaya. Ziko natufanyia mbaya. Kumbe watazitia tu kwenye ngombe zinastahili kuwa basitie mshamba. Hazitaenda mu mimea. Uko wanafanya? Wanazikatia mu milingoti, hazitaenda fasi ya mimea, wanatia na masinga, security inakuwa wanachunga ngombe na sisi mimea yetu tunaichunga haitakuliwa tena. Tunapata mavuno na sisi tunaujisha tunakuwa na faida na wale mwenye ngombe anakuwa na faida yake. Mimi hapa viko na tukwaza juu tuko alima watoto tunawaza watakula nyuma hawatakula juu ile zile ngombe zikishaenda usiku sasa tunaenda staki hakuna kwenye tutastaki. Mnataka security ya nani ya milima yenu? Ukishaambia mshumbana anakata mulingoti. Bana ikatia mulingoti njoo ina Nena kisikiaka. Watwibwira witwa nde aha tugusanze yitwa ngwiki? Hano udusanze ni hano ni Sake. Muri zone yihe? Zone mu quartier Ndorero. Quartier Ndorero. Uyu musozi hano tubona hitwa ngwiki? Hano umusozi hitwa kwa Madimba. Kwa Madimba. Madimba ubundi ni muntu ki yakoze iki ko numva muvuga cyane hano? Madimba yaru mungara wari ufite yino plantation. Yino plantation yariye. Aha ngaha nyuma yuko M23 hageze bimeze bite? M23 23 wakati nafika hapa security inakuwa hapa security tunapata security mzuri kabisa. Hakuna wakusikia risasi. Hakuna bunyanyasi. Tunatembea sawa vile kawaida kabisa. Nani wale wanasema ngombe za M23 ziko zinafanya vibaya hapa. Wewe unajua nini kwa hizo ngombe za M23? Hapa karibu hakuna ngombe zenye zilikuwa hapa. Banasema nani mimera yake ngombe za M23 zinakuwa zinafanya vibaya mwiyo mimera. Hapa mwa hiyo wakati hakuna ngombe zenye zilishafika hapa karibu yetu. Okay. Wewe kunafanya nini kwa ajili ya kusauvegarder security yenu? Mimi niko mlimani. Niko mlimaji, mimi natoka kushamba. Wakati mimi natoka kushamba mimi nafikia kumwingine sababu sina kazi nyingine. Mimi unafanya kila kitu kwa ajili ya kusauvegarder security? Ndio. Unafanya nini? Security mimi natembea. Wakati mimi natembea mimi naona security yuko mzuri, hakuna shida yoyote. Ndio. Unajua Kinyarwanda kidogo? Mimi najua Kinyarwanda kidogo. Ni iki se usaba mu 23 kugira ngo mugumane uwo mutekano? Umutekano wo dusaba twumvikane. Nitumara kumvikana baducunga ngukundu bari kuducunga neza. Abakomeza guhungabanya umutekano bura basaba iki? Abakomeza guhungabanya umutekano basabye baje barabona igihano.
Yes, twageze mu Kimoka rero aho imfura zisezeraniye n'ubundi niho zihurira. Nyuma yo kuva muri centre ya Sake tukavugera ahantu bita ku Makawa, already rero nicyo gihe twamaze kugera ahantu bita mu Kimoka. Imbere yacu ro hariya inyuma gato cyane ubwo turaza kuberekana ka video kaho bagashiraho mu karebe. Ni hamwe n'ubundi Monisco yatangirije ikiswe ngo ni Springbok kuko twavuze ko turi buze kuhagera. Hanyuma hano imbere urabona ko noneho abaturage urimo urabona rwose inzu ntoya nyine z'inkambi cyangwa se amahema mato mu rwego nabuze uko hari uburyo ushobora kubivugamo gasa nk'ubipfobeje kandi mu by'ukuri ntago biba ari byiza kuko nyine ubwo niko ubushobozi babwanganye kuko abantu ubundi bakubwira ko ngaba abahoze mu nkambi hano za Mugunga naye hose na za Kanyarucinya nyuma rero yuko bakuwe hariya rwose bakaba bariyiziye bakiturira inaha nyine hafi ahantu nyine hari ubuzima cyangwa se ahantu hahingwa batuye mbere noneho baza guhungira mu nkambi ya Mugunga nkuko babimbwiye. Yego umuturage tuvuganye ariko utashatse kujya kuri kamera yacu ambwiye yuko igihe imirwano yari ikaze mwa kino gice yego yaba aba FDLR abazarendo aba FARDC banganye na M23 ndetse n'abarundi ngo babonye ko ubuzima bwabo buri mu kaga barahava hano bajya Mugunga no M23 imaze kuhafata umutekano umaze kugaruka baragaruka bageze hano ngo basanga inzu zabo zarasenyutse zimwe zasenywe n'ibibombe izindi zasenywe n'imvura nyine kuko ngo bubakaga inzu zibundi zidakomeye kuko bubakishaga imbaho noneho zihirimye babona ko nta bundi buryo bwo kubaho baravuga ati dukwiye gushinga amahema naya yose nyine ubona na amahema bagiye bashinga umuntu yarazaga akageraho yaratuye akabona nta kundi kuntu ari buhabe agashingiye murabona nk'ingiyi barimo barubaka nyine hano turano two bubatse two hepfo twose no hepfo wabonye noneho baza kuba mu gukeka barataka ati dufite ikibazo cy'inzara turashonje kuko twabonye igihe cyo guhinga nta mafaranga dufite ku buryo twahinga ati turashonje nubwo umutekano tufite ariko dufite inzara. Nuvuga nyine ni ikibazo cy'igihe je nikigera nyine iyo nzara izagenda. Nibyo rero twavuga twatuti turabazana no kwa Madi na hano mu Kimoka. Ahantu ubona rwose butuvugana ndabona inka mu misozi harazirimo zirarisha hariya ni urwuri niko bambwiye n'urwuri ko ari urwuri nyiri inka ngo yari yarahunze ajya mu mujyi wa Goma igihe byari bimeze nabi hano namaze kujya mu mujyi wa Goma n'inka arazihakura ariko ngo zimwe aba FDL ndetse n'aba FARDC n'abarundi ngo baraziriye none izo yarabonye sigaranye igihe M23 ari maze gufata hano azizanamo nyine azishyira mu rwuri ati none ubu ngubu nazitangiye kongera kuba nyinshi atari ko mbere arafite nyinshi cyane atari ko aba M23 bageze bambwe ati garura inka zawe umutekano ko ariko naho uzongera kuziba abanza kugira ubwoba bwo kwazarindo yaziba aravuga kanzane dukeya mfite nzagenda ngurira izindi ariko urabona yuko ubuzima bugenda bugaruka namushatse kugira ngo mubaze uko bimeze na byandi abaturage bavuga yuko inka zabo zirya imyaka yabo sinamubona ariko ndacyamushakije kuko telefone ye bayimpaye buriya nimubona nzamubaza icyo abivugaho kuntu inka ze zirya imyaka y'abaturage ariko nuko numvisha bavuga ngo n'abasirikare b'Veto baba bahari nuko babyitiriye abasirikare ba M23 ariko umwe twavuganye umusaza yambwiye yuko ngo atari inka zabo ari iz'abaturage ahubwo ngo bashobora kuhatambuka izo nka zaje zimaze kwangiriza abaturage none abaturage bakagira ngo ni izabo ariko haramutse hari n'uzifite urimo mw'abasirikare nawe yareba ko ibyo gukora atari ibyo kuba zakonera abaturage kuko ubwatsi buriho urabona ino misozi ni myinshi nkuko umuturage yabivugaga aravuga ati nibaca imifurege cyangwa bubaka amasenyenge noneho atandukanye imyaka yacu n'urwuri kugira ngo twere kuba twahinze imyaka yacu noneho ngo irangire iriwe n'amatungo yabo ni nacyo wumvishe bari gusaba M23 ko yabafasha gurishe ariko ntabwo twebwe twagurisha kuko inyungu ni izabo z'inka natwe inyungu nuko imirimo yacu tuyihinga. Wabonye transport hano ukuntu imeze? Transport rwose iragoye bakoresha cugudu nicyo kibona rwose kiri mu kazi hano kiri kubeba imizigo. Uje nabonye ikibazo abana barakoreshwa imirimo idakwiriye wabonye abana batwara amacugutu n'imizigo ariko n'ukwirwanaho none se uragira ngo ahantu hari ibibazo by'intambara nkanga uragira ngo bikorwe n'abandi ko n'ababikora ngo arebe ko hari icyo hashyira mu nda urasanga ahantu bose bari gutaka inzara
inzara ni inzara hano hantu niba hari inzara rero icyo gihe rwose niyo nka ihita imenya ubwenge igakora ndabyibuka hafi muri za 90 nawe n'umunane ni gutya aho ngaho iwacu nyine zira FDLR n'ubundi bazimenesha hari mu bice byaraza Musanze mu ibyo bice nabwo hari igihe wasangaga nyine mu nkambi ugasanga nyine umwana ukiri muto z'abadeplase ugasanga n'umwana ukiri muto rwose yaje mu soko ari gushakisha utuntu yakora yakwikorera agafuko gato ukakugeza rukamana icyo gikoroto cy'icumi ariko ukabona buri wese ashaka gukora kuko nyine ari ibihe biriho so rero ibi bihe bano abaturage ba hano barimo ubwo nje nahise mbifotora mbishyira nko mu icyo gihe so niyo mpamvu urimo urabona abana bose barakora umwana wese yamenye ubwenge bitewe niyo nayo masasu yamuciye ku mutwe bitewe n'amajoro yaraye mu kigunda bitewe n'intambara ubona ko bamenye ubwenge bose n'abanyabwenge niyo mpamvu ibintu rwose ubona donc bakora nta kibazo ariko bigenda kose 23 buriya nayo iraza gukora igishoboka cyose kugira ngo abana ubuzima barimo buvemo kuko nabajije bambwira ko hano hafi hari ishuri hari ishuri rya primaire ndetse hakaba na secondaire urumva yo 23 nikomeza gukora ibishoboka byose abana bazajya mu mashuri ababyeyi babo bakore bishoboke bahinga urabona nkanga batangiye guhinga umurima kandi urabona ko ari munini ejo cyangwa ejo bundi bazabona ibyo kurya n'abana bave mu mirimo iki ni ikibazo cy'igihe nibyo ndimo ndavana iki ni ikibazo cy'igihe ntekereza ko ari ikibazo gishobora gufata wenda igihe kingana n'amezi ko mbona ufite injeri wiriwe ko mbona ufite injeri kandi usugiye anamesikie vile usisikie Kinyarwanda mimi nasikia Kiswahili mimi nakuwa na bidon naenda wapi naenda shot unaenda shule wapi naenda shot hapa le yule mnakuwa na mai mingi pale muri yaona wapi inakuwa kilometero kutoka hapa kufika wewe unaenda kushota maji akosa 30 minutes 30 minutes watoto wako wanasoma pale wako wasoma mnakuwa na shule hapa secondaire na primaire mlianza kulima ndio security inakuwa je security iko bien naona mahema mingi pale kwa jua nini mnakuwa na mashitingi pale mingi mabashi kushu nyumba zetu zilibomolewa nyumba zenu nani menshi cyane kuko iyo urenze hano ku makawa gato nibwo ubutangiye kurira ya misozi ya hano kwa Madimba rero ni hariya imbere na hantu rero nubundi turimo turagenda dusatira nubundi wa musozi wo kwa Madimba uwabayemo M23 igihe kirekire itegereje rwose ko yamanuka muri uyu mujyi wa Sake ariko bavuga bati mbere yo kumanukamo tugomba gutanga umuda cyangwa se umwanya abaturage rwose bakabanza bakavamo bagahigamira kugira ngo FDL zitakuza kukuza mu by'ukuri zibarasa aho hantu niho nshaka ngo izo ndake batinzemo kuko icyo gihe barabasheringaga Vincent ibifaru bya guverinoma byagara muri centre ya Sake bigasheringa mu uyu musozi uyu nguyu nduzi hejuru ya kirakiza ari naho twanoze tubereka turi mu centre ndagira ngo tuwinjiremo ariko mbere ko twinjira muri izo ndake narigize ngo tubanze twereka abantu bita ku makawa ntekereza ko abantu benshi bumvaga turi kwango ku makawa ariko bataramenya ngo ku makawa nihe ku makawa n'ahantu havuzwe cyane habereye ibitendo bikomeye Wazarendo niyo ihazi kuko yahuriye n'uruva gusenya bihaye kugira ngo batake M23 bashaka kuzamuka M23 ibavuza amasasu n'amabombe aya makawa niyo abizi niyo mpamvu ubona n'ubundi abaturage baziretse bagize ubwo baravuga bati turebe ibyo Wazarendo yahuye nabyo mwaya makawa ntabwo tuzongera no kwirirwa tuzikorera katuzihorera amakawa na makawa ngo ku makawa nababwiye turagenda mpaka tugeze n'ahantu bita mu Kimoka ibyo turibuze ko tugiye kurira mu Kimoka nuko ari ahantu n'ubundi batangirije operation aba Monisco bise ngo Springbok ndashaka kugira ngo tugende tureza ndake ya mifu hose hari amateka bazi naye maze ariko cameraman yabereke kugira ngo bamenye ayariyo gusa ariko bamenye n'ukuntu hano gusa ariko ikintu nabonye
nuko umutekano wo urazimbye mugana wo umeze neza uvuze ngo urazimbye bagira ngo uravuze ngo urahenze umutekano ahukura umeze neza kuko abaturage urabona bavuga bisanzuye turimo turagenda twisanzuye nta kibazo hari umuturage wambwiye ati imbere ntabwo ari kuza hano uhatembera gutyo kuko ugenda ntabwo ari kugenda gutya kubera yuko yawaza rendo yaba FDL ntabwo ari kubakira byabaga bikomeye ariko muri iyi minsi umutekano umeze neza niyo mpamvu natwe twaje kugira ngo turebe koko tubwira abantu kandi duhari tubwira abantu duhari atari ukubivuga tudahari iki ni ikimenyetso kikwereka ko umutekano uhari niba natwe twabashije kuhagera tukaba tuhari abantu bakaba batubona ni icyerekana yuko umutekano uhari kandi unyaye nyine wa mugani andi makuru nuko nakubwira yuko k'uyu munsi village bita Rwinga muri sheferi ya Rwinja ubu M23 irimo ngo irahegera muri teritwari ya Mwenga aba FARDC bari hano mwa bino bice M23 guhera saa 4:30 yabakubise ishuro baragenda ubu bahunze kano gace kegereye ahangaha bita Ruciga ngo hakize ku mabuye y'agaciro cyane aha ni muri Sud Kivu abantu batari bahazi bahamenye M23 ngo irimo irashaka kwigarurira kano gace nako kuva mu gitondo hari imirwano ikaze twakomeza fighter yes hano hari indi nkuru ingezeho birumvikana nubwo turi muri gahunda yo kubereka umugano wawe ibyo bice n'iki byose na hano kuri tere ariko ntabwo nk'izi nkuru n'ubundi tuba tugomba kugenda tubabwira kugira ngo hano ngo abo mu shaka rya Giseke daryo UPDF oya Giseke ni PPRT ni UPDF nari mbisomye nawe ngo ni UPDF emyetranyije ngo n'igisirikare cha Uganda IDPS hanyuma bati twasanze uwahoze ari perezida wa Kongo Mobutu yari umunyarwanda abyo nabonye IDPS bivuga yuko Mobutu yari umunyarwanda ariko ni bya bindi bya propaganda yabo kwerekana ko abanyarwanda ari abantu bagiye bakorera intambara zo bari kurwana urw'amasasu rwarabatsinze bigisigaye none ni ukurwana rw'iki ni ukurwana nk'urwo ngurwo nyine rw'amagambo ahasinda izi ndake n'izahe buriya izi ndake ndabona arizo bita Ruhirhi na hapfuye abantu barenga 25 mu gihe bacukuraga amabuye y'agaciro aha rero ni mu binombe buriya mu binombe byabaguye yes ubwo rero tugiye gukomeza urugendo rwacu cyangwa tubanze twapdating abantu dukomeze tujye mu ndake tumaze kwa updating ikindi nuko ibiciro by'umuriro w'amashanyarazi mu mujyi wa Goma byakubiswe hasi byagabanyijwe nk'uko bitangazwa n'abantu batandukanye bari mu mujyi wa Goma byagabanutse ibiciro turaza kubasomera mu kanya ariko barimo baratangaza ko byagabanutse ikindi nuko turaza kujya tubagezaho mu camake ikiganiro Corneille Nanga yagiranye na Steven Wembi cyose turaza kukibagezaho uko kiri kose ubwo rero twakomeza tugakomeza imbere cameraman ubwo nawe agomba kugenda rwose noneho adukurikira tugakomeza urugendo rwacu tukajya mu ndake tukajya harara rwose mu makawa tujye mu ndake aya makawa tuyavemo urabona kagakona ariko ni inkoni yo kugenda mu ndake ntabwo wagenda mu ndake udafite inkoni nk'iyi ducunga neza ariko mu ndake kuko ushobora kugenda ahantu ndimo ndabona n'amateni ndimo ndabona n'amateni ndabona n'imyenda ni ya mugani ngi ikora ariko yegure turebe yegure hano nizi akambabarije birashaje inkoni ntukoreho abaturage muvoma zo ni muvoma nta kibazo n'amahoro n'amasuka yego ariko menya wa musozo kwa Madimbo bawuhingamo uko urabona abaturage barimo barerekerayo ntabwo barekera urumva nubwo Mandimbo bamuzi bo byinshi bitari byiza ntabwo barekera ngo bavuge ngo bari kuwuhinga bagomba kuwinga bakabyaza umusaruro inzara ntibice kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi batazajya bakora ikintu kibi kubera inzara nuzi ko umuturage ushonje buriya no kumuyobora biragorana ariko umuhaye umutekano agakora ibyo ashaka byose ku buryo ibintu bigenda neza cyabura ibintu bigenda neza urabona hano isoko rimeze neza isoko rwose amateke tubire hano tubirano amateke se ni amateke wakese nari nyamenyera ariko mbonye wamugana mwiriwe aha kinyarwanda urumva ko bakizi bakivuga neza mama wiriwe amakuru ni meza niko acuruza sombe na bisijuma kuko bien sitayo akingire Kiswahili
Kuko bien. Sikiju. Unasikia vizuri? Niko sikia bien. Yako unafanya nini? Mie ninachuruza miwa na bisamunyu. Una biashara? Njoo yenyewe niko churuza. Vinaendeka vizuri. Na security inaendeka. Nayo iko bien. Uzi Kinyarwanda neza ninde? Kinyarwanda urakizi? Ni sawa. Aha, mbwira. Hano uyu musozi nuba witanga iki? Ngende umugeni wacu ni Rucuro Ndabwarina. Ahase kwa Madimba arahariya? Urahazi? Muri ya ruguru. Bahita ngo iki hari? Kwa Madimba. Madimba ni muntu ki? Ndabwo tumuzi twumvaga iryo zina gusa. Umaze igihe kingana gite mwakano gato? Turi kuhamarana imbarameza 2 n'imbarameza 3 aho dutahiye. Wabaga hagana neza? Kabaga imugunga. Wabaga imugunga? Nyuma yuko utashyize wageze hano sawa. Bwana bega buno uko biri hari sawa. Nta mutekano mucyo gihari nka mbere? Bazarendo zigihari n'ama FDL. Dufite umutekano. M23 mubanye mute? Turi sanesi ko dutahaga ku mahoro. Utaha? Ku mahoro. Ndakibazo kirimo. Abagenzi banyu basigaye mu nkambi wababwira iki? Ndabandi bagisigaye twese. Bose baraje. None bavuga yuko hari abantu bakiri mu nkambi ntabwo ari byo? Ndabona twese twaratashye pe no kubeshya buri muntu yagiye arataha iwabo. Ubuzima burimo buraza. Uri kuza icyo dufite n'inzara gusa. Inzara irimo iraterwa n'iki? Yuko twari turi mu buhungiro. Ntabwo muratangira guhinga se? Niho dutangiye guhinga. Murasaba iki M23 yabafasha kugira ngo iyo nzara mubashe kuyishira? Nimwe mwamenye uko ndumwadufasha. Twebwe ntabwo turiho twe turi abanyamakuru. Wowe urasaba iki urabasaba iki? Mbaduhereze badufashe ku byo kurya ndabindi ubwo zigiye tuzezereza natwe. Ibyo kurya? Gusa urumva umuntu ureba ukuntu ngana uri umuntu mukuru ukwiye gukora bagakwiye kuba bagufasha kubona umutekano kugira ngo nawe ukore ibyo kurya ubibone. Umutekano bakaduhereza n'ibyo kurya twamara kweza umutekano kukaendelea. Urabona byava ese? Kandi ngwino tuvugane. Ndaweza kuyasema kila mtu na hitaji. Kuya. Ndio, kila mtu na hitaji yake. Habari mama? Mzuri baba. Uko nasema nini? Mimi niko nasema hivi, umetuuliza sasa kama tuko na mutekano gani? Sasa tunasema nda mutekano go tufite kubera turi guhinga bagashira mwinga zikabijya tukatahira ho ngaho. Ni bande bazishiramo? Na ni bano bari abashumba bo bazanye abakina nguvu nibo babashizemo turi kuhinga mu mirima yacu bakazaninga bakabira. Abo muri 23 bazanye abashumba bafite inka none zibarira imyaka? Ningo kabisa. Iyo mubwiye abayobozi bavuga iki? None wovuga iki kuba kubwiraga munushi? Inka none sifite inka n'abashumba. Nabo kuna abasirikare si bajyaga kuziragira. N'abasirikare baziragira? Turebaga n'abasirikare wacu imarehe. Bazanaga abasirikare nuvuga mu inga zawe zandiri imirima imyaka bakabwira umushumba mu ndio hakuna shida. Sia tunabambia hivi papa, mbona mumeleta ngombe mumezichunga mu mimea yetu na ngombe ni faida yako, mie haiko faida yangu ya mie mkaaji. Anamwambia kama uko na ona tuko tunakuharibishia wewe wenda ujisha hii shamba upate franga juu kwa na churuza ukule. Na sisi tunaona hatuwezi ujisha shamba juu tuko na watoto. Na unataka nini? Unataka? Sisi tunataka batutoshe zile ngombe. Ubie batulindi, batutilie security bachunge zile ngombe zabo mzuri. Wewe unataka? Nataka wafanye nini? Mimi ninapenda kama zile ngombe bazitie pembeni. Bako na chunga pembe, achunge pembeni, basizitie mu mimea, juna sisi tuko na faida ya ile mimea. Sasa yenyewe tutakomalisha tunakomalisha watoto wanakula bia na sisi tunafurahi, tunasema kumbe walikuja tuchunga mzuri. Lakini bakishafika wanaingia mu mashamba, ngombe zinaingia mu mashamba na sisi pale ni hatutafurahi, tunabakia tuko na huzunika. Ziko zinafanyia vibaya. Ziko natufanyia mbaya. Kumbe watazitia tu kwenye ngombe zinastahili kuwa basitie mshamba. Hazitaenda mu mimea. Uko wanafanya? Wanazikatia mu milingoti, hazitaenda fasi ya mimea, wanatia na masinga, security
Sekirite inakuwa wanachunga ngombe na sasa mimea yetu tunaichunga haitakuliwa tena. Tunapata mavuno na sasa tunaujisha tunakuwa na faida na wala mwenye ngombe anakuwa na faida yake. Hapa viko na tukwaza juu tuko alima watoto tunawaza watakula nyuma hawatakula juu ile zile ngombe zikishaenda usiku sasa tunaenda staki hakuna kwenye tutastaki. Mnataka sekirite ya nani ya milima yenu? Ukishaambia mushumbana roho nzima itura mu mubiri muzima kwivuza bisaba gushishoza tukirinda imiti ikoze mu binyabutabire tukagana imiti ikomoka ku bimera ikoranye ubuhanga n'ikoranabuhanga. Prime Health Infinity yabazaniye ubuvuzi mpuzamahanga Chinese medicine bukoresha imiti ikoze mu bimera 100%. Fasha by'umwihariko abafite indwara za diabete, umuvuduko w'amaraso, impyiko, hepatite B n'izindi ndwara z'umwijima, amara, amibe, hemorrhoide, asima, sinezite n'izindi bya prostate, kubura ubushake cyangwa gucika intege mu byo gutera kababyeyi bazahajwe n'ibibyimba byo mu nda, infection, ibibazo by'imihango, kubura ubushake no kutabyara tubakoraho rikaka. Prime Health Infinity ikorera i Kigali ku Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya Kigali Parent School. Dukorera kandi mu mujyi wa Gisenyi kunsi yahahoze gare umanukiye kuri avenue kwa Clave. Prime Health Infinity ubu yamaze kugeza stock y'imiti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo abari muri Canada, Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese bariho mwishyurira imiti kandi bagera hari hituru gihe kitarenze iminsi 2. Nta mpamvu yo kongera gutumiza imiti mari gihe kirekire bikaba byakuviramo no kubura amafaranga yawe. Ibihugu by'Iburayi nka Finland, Ubwongereza, Ububiligi, Ubufaransa n'ahandi Brazil ndetse n'ibindi bihugu bya Afrika dukoresha posta na DHL namwe imiti kabageraho mu gihe kitarenze iminsi 5. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 788 99 95 05 76.